yego reka turakiriza amashyi yazira Jean-Pierre Bukanya tubuze kuguha umwanya kuririmba igare byishimo. Sinzi niba mubizi twebwe nk'abahanzi dufashwa cyane no kuririmba kuko hari igihe turirimba tukumva hari ikindi kirere twinjiyemo. Rero Imana ibaha ibyishimo ibyo numva mfite mu mutima wanjye kuko nezerewe cyane ko nageze Kabarore nahaheruka mu myaka naheruka 2012. Murumva nahageze ngo ni hashyashya cyane ariko ndashimira Imana yo yampuje na mama Queen. Uyu munsi niwo wa mbere nabonanye nawe amaso ku maso, ariko Imana ashimye ko uyu munsi ariko turi bubonane. Mana turagushimye tuguhaye icyubahiro gushobora byose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Wakoze byinshi mu buzima bwacu tutabasha kurondora, hari ibyo wagiye gukora twebwe ubwacu n'ubwenge bwacu burazibagirwa, ariko uyu munsi twemereye twongere twibuke aho wadukuye, twongere twibuke neza yawe. Reka icyubahiro kikugarukire, reka imbaraga zacu zibure hagaragara izawe kuko twebwe ntacyo twashobozwa. Izina ryawe rishyirwe hejuru, warakoze kubwa byinshi, ushyirwe hejuru n'Imana. Amen. Ntabwo navuga ko ndi umumama afite abana batatu n'umugabo mwiza nkunda cyane. Santos
aho hera hari igihe nifuza kuba, nubwo iyo turi mu isi hari igihe bigera ukumva bakubwiye ngo ujyeyo ntiwagenda mu kanya, ariko uburyo haryoshye byonyine wakwifuza kugenda. Mana ishimwe, Mana ishimwe, haleluya. Ngiye kubabwira Imana nabonye, njyewe mureba hano imodoka ya fuso yaciwe hejuru kandi isigara uko. Naje kubabwira ngo bimenyekane ko iyo ngiyo ariyo Mana yansigiye ubumuga yego, ariko buriya nkari babwira mwari bubimenye, ntabwo mwari bubimenye, ariko nyine niyo mpamvu nakomeje kuba nakunda kwicara, nuko hari igihe nahagarara umwanya munini, ariko ibyo ntabwo bijya binkanga, kuko kuririmba nicyo cyonyine cyandokoye gituma mbaho. Kenshi iyo ngiye kuririmba ahantu njyana n'umuntu tuziranye kugira ngo ntaza kuvuga ibyanjye nkongeraho, ngo uriya ni inshuti yanjye twarabanye muri ubwo buzima bw'umubabaro, imodoka yarangonze ubu ndamugaye ukuguru ariko ntiwabimenya. Imana yabivunjemo ituma amenya kwambara neza kugira ngo umuntu wese uzambona ntazamenye ko mugaye. Haleluya. Hanyuma ima no kubyibuha kugira ngo nubona ujye ugira ngo nyine ni umubyibuho utuma ngenda gutyo, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Haleluya. Niyo Mana naje kubabwira, niyo Mana yatumye ndimbago nkagenda neza, nkaba ndi kugenda noneho ntanacumbagira. Natangaye ubundi umunsi urugendo rwese nk'urwo nakoze njya mbyimba amaguru bigatuma ntabasha kwisanzura, ariko uyu munsi ntusanzwe. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi turi buboneho Imana, amaboko hejuru dushime Imana. Haleluya. Reka badufashe badushireho indirimbo yitwa bimenyekane Uwiteka ari we Mana. Tugenda
n'igicaniro ahamagara Imana yo mu ijuru, Imana nayo iramwumvira, imanura umuriro itwika igitambo, abahanuzi ba Bayali barumirwa. Eliya arababwira ati mubimenye mwese, Imana ya Isirayeli niyo Mana. Aravuga ati nimubagote bose, arabica arabarangiza. Kuva uwo munsi biramenyekana hose, Imana ya Eliya niyo Mana. Bigeze ku kirengarenga cy'umunsi, Eliya asana igicaniro, ahamagara Imana yo mu ijuru, Imana nayo iramwumvira, imanura umuriro itwika igitambo, abahanuzi ba Bayali barumirwa. Eliya arababwira ati mubimenye mwese, Imana ya Isirayeli niyo Mana. Aravuga ati nimubagote bose, arabica arabarangiza. Kuva uwo munsi biramenyekana hose, Imana ya Eliya niyo Mana. Bimenyekane ko nta mubyaro Mana, bimenyekane, bimenyekane, ayiwe bimenyekane ko bishyura amadeni yacu, bimenyekane, bimenyekane, Mana bimenyekane ko ukiza abarwayi Mana.
bimenyekane Uwiteka ari we Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bimenyekane Uwiteka ari we Mana. Nawe waramubonye. Katuririmba indirimbo ivuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, kuko ndabizi neza ko muzaduteranirije aha ngaha uyu munsi ari ugushima Imana. Nimba nawe hari icyo wumva wabwira Imana, washimira Imana, ufatanye nanjye. Iri mu njyana y'Ikinyarwanda, nta muntu utazi kukibyina. Mwihangane mumfashe dushimire Uwiteka. Haleluya.